Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda official reka kandi duhereze ikaze nyine abakunzi bacu bari muri diaspora bose aho bari bumve ko bahawe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru rero yakunzwe kugarukaho n'abatari bake dore ko aho rero yamaze kuba inkuru iri trend cyane ku izi mbuga nkoranyambaga aho rero Inka izwi nka Zebu cyangwa se inka bakunze kwita humped cow ubwo ni mu rurimi rw'icyongereza rero ubwo rero yagendaga mu muhanda se itangira kugonga abantu uti rero ngo byagenze gute iyi video rero nkuko muri kuyibona itangira murabona ko ari inka bisa naho yacitse ariko bakabashaka kuyifata ariko bikaba bisaba kuyifata nyine bakayifata bitonze bidasabye kugenda ku muvuduko kuko rero muri kubibona inka yoho iri kubareba nabo bari kugenda gake gake ariko murabona ko wari ugiye kuyifata yahise ko imwambara kandi baravuga ati mu gihe inka ikwambaye ikaba yagufata nka gutya biya bisaba ko nawe uyizirikaho kuko kuri nta kintu ushobora kuba we bisa nkaho rero ari umushumba wayo se cyangwa ari umwe mu bashaka kuyifata ariko baza amayeri yayo. Izi humped cows ziba zifite ibibaraga byinshi dore ko ari zo zinifashishwa mu guhinga cyangwa se mu gukurura ibintu bimwe na bimwe murabizi ko zishobora gutwara n'imizigo uretse no guhinga zishobora no gutwara imizigo ariko rero tukiri aho ngaho kuri iyi video murabona ko akimara kuyifata neza mu mahembe yayibaniye gusa kuyibanira kwayo rero byaje guteza icyo twakita nk'impanuka ku bandi dore ko mu nzira yabanje igonga umwe mu badamu wari urimo witambukira ndetse murabona ko yamugonze cyane ku rwego rwo hejuru ariko mu kumugonga uriya we ntacyo yabaye uriya wari uyifite mu ntuze wari uyifite mu mahembe nta kintu we yabaye kuko yaraza amayeri yayo biba bisaba kuyikomeza ubundi kugira ngo itagutaye kuko igutaye hasi itakigukandagira direct n'impamvu yahise kikomeza yirukanka itahise kisubira inyuma cyangwa se ngiti kandagira uriya mu mama rumaze kugwa hasi nuko yari ifite uriya nyine ni ubundi target yayo niyo target yayo yari ifite ikimara kumugonga murabona ko umudamu yahise kabyuka kubw'amahirwe nta kintu yabaye nyine yamuhutaje ariko yamuhutaje nyine mu buryo bukomeye cyane wenda turashima n'Imana ko nta n'ikintu yabaye murabona ko yahise kabyuka n'abantu bahita baza hafi barebe ko batabara ariko yanka se cyangwa ya Zebu yakomeje kwirukankana wa mugabo wari uri mu mahembe yamwirukankanye rero iramukomezanya cyane iki kimasa ni ikigome ni ikigome cyane kuko cyamukomezanyije ariko murabona biraza koroha ntago biza kugorana kuyifata kwa kwifite ikiziriko nicyo kintu cyiza kuko baraza kuyitangira murabona ko ari abagabo ni hano rero mu mujyi byabereye hano muri Uganda ni muri Uganda rero byabereye mu mujyi wa Gulu niho byabereye iyi video niho yafatiwe ndetse amakuru dukesha rero bamwe mu bafashe amashusho bivuga ko nta numwe rero wabashije kwasiga ubuzima gusa hari abakomeretse abandi bagira ubwoba bitewe n'uburyo nyine iki kimasa ari ikigome cyane ni ikigome cyane iki kimasa ibi bimasa bikunze kwifashishwa mu bintu bifite imbaraga nyinshi cyane rero kugonga umuntu nk'uriya byo kuri byo murabona ko yahise namuhutaza ni ibintu babyoroshye cyane kuko n'imodoka ubwayo yahita ko iyigonga nubwo ishobora yo kuyinana ariko nta speed governor biba bifite muri byo ubwabyo nta guhagarara kundi kuko biba bifite umuvuduko udasanzwe. Video rero yakomeje gukora benshi rero ku mutima bitewe n'ibintu iki kimasa cyamaze gukorera hano nyine mu uyu mujyi dore ko abantu bakomeje kukirukaho rero bareba bavuga ati mana yanjye abari bari mu muhanda bose murabona ko cyabaye nk'aho cyabitambitse gitangira kubakwiza imishwaro murabona uburyo rwose yamugonze ntabwo ari uburyo busanzwe murabona ko cyamugonze kita ko cyongera kirakomeza kirirukanka cyane ibikapu umudamu yari afite cyangwa se umama yari afite murabona ko nawe byahise biguruka birangije birahera byahise ko bihera uretse ko abantu bahise ko baba hafi barangije rero barabitora kugira ngo hataza kugira ikindi cyangirika. Izi nka rero cyangwa se izi Zebu kugira ngo wumve ubugome bwazo ni inka zishobora gupima hagati
ibifite ibiro byinshi cyane, ntabwo aba ari ibiro bike kuko iki ngiki gishobora kukugira ibiro 800 ndetse na 900 kuzamura, bitewe nyine n'uburyo cyagaburiwe se cyangwa n'uburyo cyitabwaho. Ibi biro rero bishobora kuba rero ari byo iki ngiki nacyo gifite, dore ko murabona ko kigenda no ku muvuduko udasanzwe kandi nicyo gihuye mu nzira cyose kita ko kigihutaza. Izi zebu rwose aba ari ingome ziba zifite umugongo uzamuyeho gato, nkuko muri kubibona rero ziba zifite umugongo uzamuye gato, akaba ari no mpamvu rero bakunze kuzita humped cow kubera kiriya kigongo cyayo cyo hejuru kiba kizamuye. Biriya rero nibyo bifasha za mashini zikurura kuzirikira imigozi neza, ubundi zikabasha gukurura zihinga cyangwa se zikabasha gukoresha kwifashishwa mu rugendo. Izi nka rero cyangwa se izi zebu, ikintu wazimenyaho nuko zikaba rero ari inka zifashishwa rero mu mirimo igiye itandukanye, haba gutwara ibintu cyangwa se guhinga, dore kuretse n'ibyo ngibyo banazirya. By the way, barazirya, ntago ari ukuvuga ngo azifashishwa mu ibyo bintu gusa, ahubwo baranazirya, dore ko aba ari n'inka zisanzwe cyane ko bivugwa ko izi nka zakomotse mu Buhinde, rero ziza gukwirakwira muri Afurika, akaba ariyo mpamvu rero kuri ubu ngubu natwe tuzibona ku mugabane wacu wa Afurika. Izi nka rero zifite umugongo uzamutseho, kiriya kintu kizamutseho kimeze nk'igufa ryazamutseho bakita hump, nicyo mpamvu bakunze kuzita rero humped cow, kubera kiriya kiboro cyayo rero kiba kizamutseho. Izi nka rero ikindi wazimenyeho cyane nuko zifite uruhu runini kandi rworoshye hejuru y'ijosi, ubona ko ari uruhu rworoshye ariko mu musanzwe ruranakomeye cyane bitandukanye n'izi nka dusanzwe tuzi. Izi nka rero ikindi zizwiho zirihangana cyane kandi zikabasha kwihanganira ubushyuhe ku kigero cyo hejuru, bitandukanye n'izi nka rero zisanzwe, dore ko buriya zitapfa no gusonza vuba. Kuriya kiriya kiboro kizamutse hari uburyo gishobora kubikamo n'amazi kikayagendana, ariko kikazayakoresha na mu gihe zishobora kuba zigeze mu butayu cyangwa se hahandi inyota nayo ibishe. Niyo mpamvu rero zidakunda kugira inzara cyangwa se inyota. Ibi bika ni ibika binini cyane bifite ibintu byinshi zitandukanye na ziriya nka dusanzwe tuzi. Izi nka rero zikunzwe kuboneka cyane hano mu bihugu nyine bya Afurika nka Kenya, Uganda, Sudani, Ethiopia, ndetse n'u Rwanda. I think mu Rwanda naho andizera sinzi niba zigihari, ariko I think zishobora kuba zihari, n'ubwo zishobora kuba atari nyinshi, ariko ntekereza ko zaba zihari. Hari ubwoko rero bwa zebu bugiye buzwi nk'ubwoko bwa zebu zo muri India, zebu Indian, nizo zikomoka nizo bisekuru byazo rero zikomoka mu Buhinde, zikaba zikoreshwa cyane mu mirima, ubworozi, hakaba niyo bita ankore watusi. Izizo bazikunze kuzigeranya n'izo muri Afurika, nk'ibyo bihugu twari tumaze kubabwira, cyane Afurika y'Iburasirazuba. Ziba zifite amahembe maremare cyane zigenda kumera nk'aho zigiye gukura umutima, zigiye kuyahuza. Uyirebye wibeshye wagira ngo ni inyambo, ariko kubera ko cya kigongo cyayo kiriya kiboro kizamuka ku mugongo wayo rero nicyo gituma kigira ko gitandukanye n'inyambo zindi dusanzwe tuzi. Izi nka rero zitanga amata menshi cyane, nk'inka z'i Burayi nyine zikunze gutanga amata menshi cyane. Ibi bika bya zebu bifite umwihariko mu gutanga amata bitandukanye rero na ziriya zindi. Izi nka zikoreshwa mu birori mu Buhinde cyane mu gusaba no gukwa, nk'uko dukoresha nyine muri the wedding, dukoresha natwe inka, nabo barazikoresha cyane. Ikindi, izi nka ntabwo zijya zipfa kurwaragurika, zihanganira indwara cyane, bitandukanye na ziriya zindi dusanzwe tuzi za cow, cyangwa se cattle, cattle, many cow. Izi nka rero za zebu zifite n'ibirenge cyangwa se amanono yayo abakomeye cyane, ni amanono akomeye ku buryo zibasha kugenda ahantu hakomeye, zikabasha no kwihanganira n'urugendo, dore ko zishobora kugenda ahantu hanini cyane mu butayu. By the way, mu butayu rwose none zirakunze ubundi kuboneka. Zino nka zikunze kuboneka cyane mu butayu. Izi nka rero nk'uko muri kubibona rero ni inka zitandukanye na ziriya, zikaba zifite uburakari muri zo ku buryo mu gihe yaguteruye cyangwa se yagukandagiye, sinzi ko rwose wakongera
kongera kuba muzima, dore ko izi nka ari nazo zikunzwe kwifashishwa mu Buhinde muri ya mikino. Hari imikino bakora ukagenda mu kibuga hagati, ubundi inka ukayitambika ukahita uyikwepa. Ukuyikwepa cyane rero niko ubona amanota cyangwa se ni nako uba utsinze. Izi nka murazizi, mwari amarushanwa mujya mubibona, ari amarushanwa yitabirwa n'abantu benshi. Gusa iyo ugize amahirwe make rero ikagutsimba ntago ikuvaho, keretse rero iyo haje babandi baba baziranye rero bakabasha kuyiturisha. Izi nka rero zagiye zinagarukaho cyane, dore ko bavuga ko izi nka zishobora kuba zinifashishwa mwa buriya buryo rero bwa tekinoloji bwaje, cyangwa se ni bwa buryo bwa cloning. Murabizi ni uburyo bwaje bwo gufata ikiremwa ukakirema, ukagiduplicatinga cyangwa se ukakirema ukakivanamo ikindi. Cloning ari ikiganiro twigeze gukora, keretse niba mushaka ko wenda tuzongera tukabigarukaho. Cloning ni ugufata ikiremwa ukongera ukakirema ukundi kikagarura ya mico yacyo. Niba hari ikiremwa cyagiye ukongera ukakirema. Izi nka rero nazo zivuga ko muri China ariho bakunze gukorera izi nka, bakazikorera cloning, ubundi zikaba inka nyinshi cyane, ku buryo niba bashobora gufata inka imwe bakayibyazamo izindi nka 100 icyarimwe, bidasabye ngo urategereza imyaka ingahe ngo zibyare zigirute, ahubwo bakoresha DNA ubundi bakarema izindi nka zimeze nk'izo ngizo. Gusa rero byakunze kugora ko bavuga ati iyo woroye mwene izi nka uba ubona ko ari nk'ibintu biri aho ngaho bijunjamye. Cloning murabyibuka ko ari uburyo, ari tekinoloji yaje ariko ikomeza kugirwa ibanga, dore ko bavuga ko cloning kuri ubu ngubu bigezweho si ugukora inyamaswa gusa, ahubwo ikorana n'umuntu, ku buryo bakugarurira umuntu wawe wabuze, ku buryo babasha kumugarura. Cloning rero twazabigarukaho gutaha kugira ngo tutaza gutinda mu kiganiro cyacu, dore ko ibyo twari tuje kubabwira ariyo nkuru yabaye trend ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane TikTok ndetse na Instagram. Byose byiza rero kuri Wakanda official tuzajya tubibagezaho, cyane cyane amakuru agiye atangaje. Icyo ngusaba rero ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano bijye bikugeraho 5 kuri 5. Nje mwabanye Mr. DJ Wakanda famous. Nabashimiye.